Twende sasa reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mu mwese mukunda ibiganiro nyira kuri Rwanda Sport Channel aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu abari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika abari ku mugabane wa Aziya Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse n'umugabane wa Oceania mu mwese no muvuga muti ibiganiro nyira kuri Rwanda Sport Channel ntabwo byaducika reka mabwire nibyo rwose mwahisemo neza ubwo gukora subscribe ni ingenzi kandi n'umusanzu mwatanze ariko kandi nkuru mujye muzireba muzisharinge mukore like mushyiraho n'ibitekerezo byanyu abatarakora subscribe namwe rero mukubite mubangura kugira ngo tujye twibanira mu buryo butandukanye namwe inkuru zigeze bagiraho mu buryo bwihuse muzisharinga mukora like ndetse n'ibitekerezo mubitikuraho murabizi ko rero tuganira ku makuru cyane cyane avugwa mu Rwanda mu mupira w'amaguru tukahitsa tukareba ni ibiki biri kuvugwa muri Rayon Sport ni ibiki biri kuvugwa muri Police ni ibiki biri kuvugwa muri APR ni ibiki biri kuvugwa muri Gasogi Etincelle n'izindi byose tukabireba ariko dushingiye ku marushanwa zikina hari igikombe cy'amahoro ndetse na championnat ayo makuru yose rero arahari hanyuma ariko nkabanza nkina gahehe gato cyane ku mugabane burayi nkareba Champions League nabyo kuba bishyushye kimwe cy'umunani birabarinjyana muntu my dear friends birabarinjyana muntu ladies and gentlemen reka nkubwire ngo ibaze nawe kuzabona ikipe ya Paris Saint-Germain ikina n'ikipe ya Liverpool yasezereye Galatasaray mwibuka ko Paris Saint-Germain yasezereye Chelsea hanyuma wo n'umukino umwe iyo ni shock imwe ya Paris Saint-Germain n'ikipe ya Liverpool undi mukino w'injyana muntu ibaze nawe ikipe ya Real Madrid na Bayern Munich aho ni muri kimwe cya kane mba nshuti zanjye ikipe ya Real Madrid na Bayern Munich uwo nawo n'umukino ukomeye cyane induru zizavuga ikipe mukunda cyane yitwa Arsenal yizabanza gusura ikipe ya Sporting Lisbon nabangwa Arsenal iri mu munyenga wongere ngo iri mu munyenga undi mukino ukomeye cyane wo kumuriro wo kotera kure ikipe ya Barcelona izabicekirana n'ikipe ya Atletico Madrid muranyumvira imikino ine ya kimwe cy'umunani ya kimwe cya kane cya Champions League namo ngo uworoshyemo gakeye uworoshyemo reka mbivuge gutyo uworoshyemo ni ikipe ya Sporting Lisbon n'ikipe yande ya Arsenal niba wumvamo Paris Saint-Germain na Liverpool ukumvamo Barcelona na Atletico Madrid ukumvamo Bayern Munich na Real Madrid wallahi iyi mikino yose izaba ari imikino ikomeye cyane ubwo tuzagenda tukurikirana tukavuga tuti bimeze bite hanyuma rero ngira ngo nigarukireho mvuye iryo ngiyo nkizira inaha mu Rwanda iwacu tukareba bihavugwa hari igikombe cy'amahoro nakubwira ngo kirakomeye cyane wonyira ngo kirakomeye cyane kuko amakipe yarakaniye narabikubwiye ikipe ya Gorilla yasezereye AS Kigali nyuma yo kunganya ibitego biri kuri bibiri AS Kigali gatahishwa n'ibitego yatsinzwe byo hanze kuko bari banganyije ubusa ku busa kandi AS Kigali niyo yari yakiriye undi mukino rero n'uw'ikipe ya Etincelle yasezereye Bugesera ku gitego kimwe ku busa bajya muri penalty Beka nakabwira kamarade ati n'undi munsi ubwo rero APR cyangwa se Etincelle yasezereye Bugesera izahura na APR yasezereye Gasogi reka wumve rero gato mu masegonda 21 uwitwa Bekeni icyo yavuze bamukangishije ko azahura n'ikipe ya APR muri kimwe cya kabiri aravuga ati aratangaza reka umwumve kuri wowe ntabwo ikipe ya APR guteye hanyuma ngahunga ntabwo nkajya he ntabwo mpunga ntabwo nubwo yaba ari na APR n'indi ntabwo nayitinye kubera ko y'amategeko bahuje arabahuza ugatizwa n'ifirindera atari amategeko abahuje twakwirangiza gukira n'abandi uwo rero ni Bekeni ati se nahagira ubwoba nkajya hehe bamubwiye ati ni kumenya ko uzabona na APR nta kantu kakoba kaje ariko Bekeni ni umusaza uzi gusubiza kandi agasubiza mu buryo bwihagazeho ntatinya byari byo byose byagira gute biba biraho ngaho biri kuvugwa ubwo rero dutegereje indi kipe imwe izahura na Gorilla igomba kuva hagati y'ibigugu bibiri biza kugigirana mu mukino w'igikombe cy'amahoro ugomba gutangira ku isaha 12:30 nta bindi rero ni Rayon Sport iza kwakira ikipe ya Police Football Club n'ubundi banganyije ubusa ku busa mu mukino ubanza Rayon Sport igomba kwirinda gutsindwa igitego cyangwa se kugira ngo zinganye
ibitego kuko byakoraho Rayon Sport yahita isezererwa ako kanya, keretse banganyije ubusa ku busa bakajya mu mapenaliti, cyangwa se Rayon Sport igatsinda polisi, naho ubundi nakubwiza ukuri biraba bikomeye. Abantu bashobora no kwikangamo bakavuga bati dore nuko Kigali Gorilla banganyije ubusa ku busa yakiriye, hanyuma Kigali yajya kwakira bakanya 2-2 kandi igitego cyaje nyuma, bati rero natwe tugomba kwigira gute gukanira. Umenya ari nayo mpamvu uyu mukino wa Rayon Sport na polisi abareyo bahisemo kwita Kwizera Day. Ubwo ni nko kuvuga ngo kwizera ni uri buducungure. Baravuga bati polisi amashoti iri bushote ni Kwizera uri buducungure, n'ibinaba ngombwa tukagira muri penalty twizeye kwizera ko ari buducungure. Ubu rero no mukino uraba ukomeye cyane. Nakubwira ngo Rayon Sport mu banyamahanga yahisemo gukoresha uwitwa Sumani ntarimo, umunani yahisemo gukoresha Sumani ntarimo, yahisemo yewe n'abadefanseri babiri uwitwa Yusuf Dianye ndetse na Chimanga, abo baraba bahari. Ubwo ndatekereza ko ari nabo bari bubanzemo kuko ni barebare, hari umenya aricyo nibisore, menya ariyo mpamvu bavuze batereka tubishyiremo hariya ibi bisore by'ibimasa bijyebo muri defense. Hanyuma nanone mediane iraba yayindi yo kwa mbere bakoresheje Faustin Kitoko, Richard ndetse na Tambwe. Ubwo babaye batanu, uruhande rumwe runyureho Azizi Basane batandatu, hatake Fonganye, ubwo urundi runyureho Cindy Paul, hanyuma Vininyu wenda bashyize mu bakinnyi umunani aze kuza agira gute, aze kuza simbura atanga support kuri Cindy Paul mu gihe araba avuyemo. Ndatekereza ko ubwo biri bugende. Ubwo bisobanuye iki? Bisobanuye ko ari Kwizera Olivier mwizamu, Eliyaganije uruhande rumwe, Obedi w'umukiza urundi, Chimanga na Yusuf Dianye muri axe bita byibara, Tambwe Gruar, Faustin Kitoko na Richard muri mediane, iyo mediane ya impression y'abantu, Azizi Basane uruhande rumwe, Cindy Paul urundi, Fonganye yataka. Ubwo nabango nta cyari buhindure kuri lineup yakoreshejwe ku mukino bakinyemo n'ikipe ya Elmerek. Ubwo wenda uwo Vininyu nyine ni ushobora kuza simbura bitewe nuko biraba bimeze. Polisi nayo rero nabonye uyu mukino iwuha Byiringiro Lage ngo ni uraba umucunguzi. Ubwo bashobora kuza kubanzamo niyongira Patience mwizamu, bakabanzamo David Chimezi ndetse na Yakubu, hakaza kandi uwitwa Ndize Samuel, harimo kandi uwitwa Udahemuka Jean Dodier, ni nako kandi mediane ya uwitwa Ali Musanga, Gakwaya Leonardi ndetse na Kwitonda Lebaka. Uruhande rumwe bakavuga bati wowe Ekeson nyuraho ubagurukire, nawe Byiringiro Lage nyura ku rundi munyanyagirane, hanyuma wowe Elija bagukubita imipira ugenda ugigagurana na bari abadefenseur ba Rayon Sport barimo Yusuf Dianye ndetse na Chimanga. Umenya ariyo mpamvu ahubwo na Rayon Sport yavuze iti reka iki kigabo cya Elija kihaye kujya kizengereza abakinyi bacu, tugikubita ibidefenseur bibiri biza kugigagurana nacyo ku buryo ntaho kiri buze kunyura, aho gikubita hose gisanga humye hakomeye ari urutare. Nuwo mukino rero navuga ngo dutegereje turi benshi, nta muntu udafite amatsiko yo kumenya ngo hagati ya Rayon na polisi ni yihe ikomeza igera muri kimwe cya kabiri. Ni yihe ko zose zikeneye iri rushanwa, ko zose zakaniye zigambiriye gushaka gutwara iri rushanwa. Ubwo rero n'umukino utangira ku saa 12:30. Ntekereza ko umusifuzi bari buwuhe arabari umuntu ushishoza cyane ufite ubunararibonye, ariko se ninde mwokagira Imana. Reka dutegereze tuze kureba uko biraba bimeze. Hanyuma rero ubwo uretse iyo gikombe cy'amahoro bakina, mbibutsa ko muri weekend n'ubundi champion irakomeza, kandi harimo umwe mu mukino utegerejwe wa Rayon Sport na Gasogi. Rayon Sport niyo izawakira uyu mukino. Rero hari habayeho igitekerezo, amakuru nakuruye nashoboye kwinjira neza, bari bavuze bati kubera ko tubizi ko abareyo ari ba nyamugenda mu bimbere mu kwitabira, reka dufate umukino wa Rayon Sport na Amagaju tuwujyane mu mahoro, Rayon Sport yiyishyurize yijyanire, twebwe nta kibazo dufite na gito, yijyanire rwose amafaranga ko ari akatabuze mu nzu ya Elirari se, bati twebwe icyo dukeneye ni support y'abafana. Ariko byaje kugorana bitewe n'iki? Bitewe nuko uyu mukino wa Elirari
ntago wavuga ngo Rayon Sport ngo ikine saa 11 ngo hanyuma ngo na Prito saa 9 ngo na Hilal ize kuhakinira saa 12 oya byari gusaba ko Rayon Sport ikina nyuma ya Hilal, kandi nyuma ya Hilal umukino wa saa 12 warangira saa 4 saa 3 n'igice, bikagorana kugira ngo ube watereka hundi wa Rayon Sport uzarangire za saa 5 saa 6, nabyo biragoye. Ubwo rero biraba ngombwa ko Hilal izakina ukwayo na Rayon Sport ugakina ukwayo, ubwo hari wenda birashoboka ko dushobora no kuza kwisanga Rayon Sport na Gasogi. Nicyo ndi gutekereza, kandi muraza kureba ko kitaba uyu mukino wa Rayon Sport na Gasogi bashobora kutambika kuwa mbere, dore aho niyicariye barawutikura kuwa mbere rwose mu rwego rwo kugira ngo Hilal nayo bayibungabunge, abareyo bazajyeyo bavuga bati reka nayo tujye kuyishyigikira Rayon Sport na Gasogi ukazajya kuwa mbere. Reka dutegereze turebe ibyemezo biraba mu ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, dore ko aribo babikurikirana bafatanyije na Rwanda Premier League. Turebe ukuntu baza guhuza iyi mikino ya shampiyona ndetse n'uyu mukino wa Hilal na Berkane, dore ko nayo isabwa gushyigikirwa. Ni mikino ya shampiyona tuzagarukaho n'uwo mukino wa Hilal uzaba saa 12 ku cyumweru, dore ko na Fabrice yamaze gusura iyi kipe akabwira Hilal ko federation n'abanyarwanda muri rusange bagomba gutanga support kuri Hilal. Ngibyo rero ibiri kuvugwa muri aka kanya naba mbabwiye, hanyuma ibindi dukomeze tubane mu makuru yacu aba ari imbere. Bye bye, ciao.